Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibiribwa 10 umugore utwite akugendera kure niba bishoboka cyangwa se umushobokera. Bino biribwa ntabwo akwiye kubirya kuko byatuma abyara umwana ufite ikibazo. Ni ibiribwa kenshi bishobora kukwanduza uburwayi bwatuma inda yawe ivamo cyangwa se ukabyara umwana utagejeje igihe, cyangwa se nanone bikaba bishobora kwangiza ubuzima bwawe ukarwaragurika, cyangwa se ukazabyara umwana ufite ibiro bike. Ubundi umugore utwite aba agomba kwigengesera mu bijyanye n'imirire ye ndetse n'isuku ye. Niyo mpamvu burya hari ibiribwa mu buryo biteye cyangwa se mu buryo byakozwe bishobora kumuteza ikibazo, ari nabyo tugiye kukubwira ko ugomba kubyirinda ndetse no kubireka burundu niba wabiryaga mu gihe utwite, kubera ko byatuma umwana uri mu nda agira ibibazo cyangwa se akavukana ibibazo cyangwa se ubusembwa. Burya umugore utwite nubwo bwose aba agomba kurya akita ku mirire ye, ariko ibyo biribwa tujye kukubwira agomba kubireka akarya ibindi. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibiribwa umugore utwite akwiye kwirinda kurya ndetse no kureka burundu akabigendera kure. Ikiribwa cya mbere ni inyama zimbisi cyangwa se inyama zidatetse neza, zidahiye neza. Ubundi umugore utwite hari igihe ararikira kuba yarya inyama mbisi cyangwa se nanone akaba yazirya zidahiye neza, ariko ibyo agomba kubireka rwose akazigendera kure. Noneho bikaba akarusho ari inyama mbisi, kubera ko zishobora kumutera uburwayi bukomeye bwanatwara ubuzima bwe cyangwa se bugatuma umwana uri mu nda agira ibino bibazo. Ubundi inyama mbisi zikunda kuba zirimo udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, harimo nk'akitwa salmonella, akitwa escherichia coli ndetse n'akitwa listeria. Tuno dukoko ni udukoko dushobora gutera ibyitwa food poisoning cyangwa se kwandura kw'ibiryo. Umugore utwite rero burya haba afite ibyago byinshi byo kuba yahura n'ama-infection atandukanye bitewe no kuba ubwirinzi bw'umubiri we bwaragabanutse. Murabizi ko abantu b'abanyantege nke mu bijyanye n'ubwirinzi bw'umubiri baba ari abana bato, abagore batwite n'abageze mu zabukuru. Buryo umugore atwite ubwirinzi bw'umubiri we cyangwa se abasirikare b'umubiri we usanga naho basa naho bafite intege nke. Kurya bino biribwa rero bibisi cyane cyane nk'inyama mbisi cyangwa se inyama zidatetse neza, zitahiye neza, utatetse neza ngo zibashe gushya neza, bishobora kumutera uburwayi bwanatuma inda ye ivamo, cyangwa se nanone burya bukaba bushobora gutuma abyara igihe kitageze cyangwa se umwana agapfira mu nda. Nanone izi nyama zishobora kuba zirimo utundi dukoko nk'akitwa toxoplasmosis, kaba ari agakoko gashobora gutera uburwayi bwakomoka muri izo nyama mbisi cyangwa se zidahiye neza yariye, kakaba gashobora gutera ibibazo by'ubusembwa n'ubumuga ku mwana uri mu nda. Nanone izo nyama zishobora kuba zirimo n'ibyitwa listeria. Listeria nako ni agakoko gashobora gutera uburwayi bwitwa listeria infections, ishobora gutuma inda ivamo cyangwa se ukabyara igihe kitageze cyangwa se umwana agapfira mu nda. Nabuno ubukoko bwitwa escherichia coli n'akitwa salmonella nabwo bushobora gutera infection cyane cyane mu nzira zigogora, umugore akaba ashobora kugira umwuma bikagera ku mwana uri mu nda akaba ashobora gupfa cyangwa se inda ikavamo. Muri rusange niba uri umugore utwite ukaba wifuza kurya inyama, ziteke zishye neza kandi zibashye gushya neza rwose mu buryo uzijya zahiye neza kandi zitunganyijwe neza. Ikiribwa cya kabiri umugore cyangwa se umukobwa utwite aguye kwirinda no kugendera kure na kurya ibiribwa bidahiye neza cyangwa se bidatetse neza cyangwa se bibisi bikomoka mu nyanja. Aha twavuga nk'amafi ndetse na biriya biribwa byitwa seafood ushobora kubona hirya no hino. Ubundi seafood ni ibiribwa byiza ku mugore utwite kuko bibonekamo omega 3, bikaba ari ibinure byiza nyine bya omega 3 ndetse na proteine nyinshi umugore utwite akeneye. Ariko mu gihe bidatetse neza no mu gihe bidahiye neza, burya ntabwo ari byiza kuba yabirya kuri uyu mugore utwite. Cyane cyane burya hari abantu bakunda kurya nk'ibiryo by'Abayapani byitwa sushi. Burya ushobora kubirya nyine, abantu b'abasirimu barabirya. Hari abarya ibyitwa oysters, hari nabyo barya ibyitwa clams. Ibyo nabyo ni ibiryo byo mu nyanja. Hari n'abarya amafi, noneho na hano iwacu mu Rwanda bo barayarya. Hari n'abayarya burya ari mabisi. Burya rero ni ikosa kuba wayarya ari mabisi atahiye neza. Ibi biribwa bishobora kuba birimo udukoko nabyo dushobora gutera uburwayi nk'akitwa listeria n'akitwa toxoplasma. Buno bukoko bwose bushobora gutera ibibazo ku nda utwite
cyane cyane inda zikavamo cyangwa se umwana uri mu nda akapfira mu nda cyangwa se ukabyara igihe kitageze. Nanone hari n'ashobora gutera uburwayi ku buryo wagira ibibazo byo kuba ushobora kugira ibibazo by'umwuma. Nanone bino biribwa bikomoka mu nyanja bikunze kuba byaramize cyangwa se byarahuye, cyane cyane nk'amafi burya mabisi akunda kuba yaramize ibinyabutabire cyane cyane bikomoka nko mu parasitike. Murabizi ko parasitike ari bikunda kwanduza inyanja bikaboneka mu mazi cyane, akaba ashobora kuba yaramize nk'ibinyabutabire bya mercure cyangwa se byitwa heavy metals. Ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi ku mwana uri mu nda mu gihe wayariye ari mabisi adatunganyijwe neza. Niyo mpamvu rero ukwiye guhitamo amafi meza, cyane cyane burya amafi nko mu Rwanda nk'ayitwa tilapia n'ayitwa salmon, nayo kuboneka mu Rwanda burya niyo meza cyane, kandi ukayateka neza agashya neza niba wifuza kuyarya. Andi yose nyine ntabwo ukwiye kuyarya kubera ko, cyangwa se ibyo biribwa bindi byitwa seafood ntabwo ukwiye kubirya ari bibisi cyangwa se bidatetse neza. Ikiribwa cya gatatu umugore utwite akwiye kwirinda ni amafi arimo mercure. Mercure ni ubwoko bw'ikinyabutabire gishobora gutera ibibazo ku mwana. Ari amafi arimo mercure cyangwa se ibindi bintu byose birimo mercure, buryo umugore utwite akwiye kubigendera kure ndetse no kwirinda kuba yabirya cyangwa se yabihumeka cyangwa se yabinywa ikintu cyakozwe muri ibyo bintu cyangwa se cyakozemo. Burya murabizi ko ari n'amatermometre cyangwa se tuno dupimo tupima ubushyuhe tubamo mercure. Burya natwo burya turiya tuzi tw'imbere ntabwo akwiye guhura natwo kubera ko twamutera ikibazo. Ubundi ikinyabutabire cya mercure gishobora gutera ibibazo ku mugore utwite, cyane kikangiza ubwonko bw'umwana uri mu nda ndetse kigatera n'imikurire mibi y'ubwonko bw'umwana uri mu nda, akaba ashobora kuvukana ubumuga n'ubusembwa cyangwa se akavuka afite ubwonko butuzuye. Nanone burya kuba umugore yahura na mercure bishobora gutuma umwana uri mu nda adakura neza, ibyitwa developmental delays cyangwa se nanone learning disabilities ku mwana wavutse akaba ashobora kwiga bimugoye kubera ko ubwonko bwe bwangijwe na bino binyabutabire bya mercure. Hari ubwoko bw'amafi rero burya abonekamo mercure mu buryo karemano cyangwa se mu buryo ayo mafi ateye abonekamo ikinyabutabire cya mercure. Ayo mafi twavuga nk'ayitwa shark cyangwa se n'amafi ya shark, amafi yitwa swordfish, ayitwa mackerel ndetse n'ayitwa fish. Aya mafi ku bw'amahirwe ntabwo akunze kuboneka hano iwacu mu Rwanda. Amafi dukunda kubona ni amafi atabonekamo mercure, ariko ikintu cyose uzamenya ko kirimo ikinyabutabire cya mercure ku mugore utwite azakigendere kure. Ikiribwa cya kane umugore utwite akwiye kwirinda no kugendera kure ni amata adatetse cyangwa se ibikomoka ku mata bidatetse. Burya amata murabayazi ko ari meza ku mugore utwite kubera ko abonekamo calcium ndetse na proteine nyinshi, ariko ku rundi ruhande burya amata adatetse cyangwa se amata adatetse burya ni ikosa ko yanywa ku mugore utwite, yanamuteza ibindi bibazo. Burya amata adatetse ashobora kuba arimo udukoko dushobora kumutera uburwayi, cyane cyane nk'akitwa listeria. Ako gakoko gashobora no kwinjira kakarenga placenta, kakarenga ingobyi y'umwana kakagera ku mwana uri mu nda, kakaba gashobora gutuma inda ivamo ikiri nto cyangwa se umwana akavuka igihe kitageze cyangwa se umwana agapfira mu nda. Muri make amata adatetse ashobora kuba arimo udukoko dushobora kugutera uburwayi. Murabizi ko hashobora gutera n'igituntu, ibyo byo murabizi. Iyo umugore rero agize ibibazo anyweye amata adatetse ni ikosa, ntabwo akwiye kuyanywa. Ni byiza ko yabanza yateka ya mata mbere yo kuyanywa, akayateka neza kandi agashya neza ku buryo usanga nta kibazo byamuteza. Ikiribwa cya gatanu umugore utwite akwiye kwirinda no kugendera kure ni inyama zanyujijwe mu nganda cyangwa se za nyama ziza uhita urya zarakorewe mu nganda, ugasanga nyine ni inyama zakorewe iyo ngiyo uhita urya cyangwa se ugateguraho gatoya ukabona kuzirya. Izo nyama zitwa processed meats cyangwa se foods, harimo nk'inyama z'ama hot dogs, amasosiso ndetse n'izitwa dairy meats, ni nyinshi cyane. Izo nyama rero zishobora kuba zirimo udukoko twitwa listeria ndetse zikaba zarashyizwemo n'ibinyabutabire by'amapreservative zifasha mu gutuma bibikika igihe kirekire, byagira ingaruka ku mugore utwite no ku nda atwite. Twavuze ko nk'agakoko kitwa listeria gashobora guteza ibibazo ku mugore utwite no ku nda atwite, ndetse nanone hari ibinyabutabire byitwa nitrate n'ibyitwa preservative
dushobora gusanga muri izo nyama nabyo bishobora gutera ibibazo ku mwana uri mu nda, cyane cyane ku bibazo by'imikurire mibi, ku buryo udashobora kumenya ko byanaguteye ikibazo, ahubwo ukazabona umwana wabyaye afite ibibazo by'imikurire mibi, ntabwo akura neza. Ikiribwa cya gatandatu umugore utwite akwiye kwirinda no kugendera kure ni ukurya amagi mabisi. Burya amagi mabisi cyangwa se amagi adahiye neza ku mugore utwite ntabwo akwiye kuyarya, ahubwo akwiye kuyareka no kuyagendera kure. Amagi ubundi akunda kuba arimo udukoko dushobora gutera uburwayi tuzwi nka salmonella. Salmonella ni agakoko gashobora gutera kwandura kw'ibiryo cyangwa se kwanduza ibiryo, kakaba kugutera kuruka, diyare ndetse no kuwagira umwuma. Kano gakoko rero ka salmonella gashobora gutera ibibazo ku mugore utwite, ku buryo yashobora guhura n'ibibazo by'uburwayi bukomeye, akaba ashobora kugira ibibazo by'umwuma, wanateza ibibazo ku nda atwite. Ubundi niba umugore utwite akwiye ashaka kurya amagi, ni byiza ko yateka neza, agashya neza, cyangwa se akaryoma umureti wayo. Ikiribwa cya karindwi umugore utwite akwiye kwirinda ni ukurya imbuto zitogeje cyangwa se imboga zitogeje. Ibyo rero ni ukugirira isuku ibiribwa nyine akwiye kurya. Burya kurya imbuto zitogeje ndetse n'imboga ku mugore utwite ni ikosa, kandi ntabwo akwiye kuzirya kubera ko byamutera uburwayi. Ikintu cya mbere, burya izi mbuto dusige turya mu gihe cy'uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi, cyangwa se imboga z'uyu munsi ziba zarahingishijwe amafumbire, nanone ugasanga zaragiye ziterwa imiti. Ayo mapesticide ashobora guteza ibibazo ku mugore utwite bitewe n'inyabutabire aba arimo. Nanone izo mbuto n'izo mboga zishobora kuba zifite udukoko two mu bwoko bwa bagiteri cyangwa se amaparasite, nk'akitwa Toxoplasma gondii. Utuntu dukoko dushobora gutera uburwayi ndetse n'ubumuga ku mwana uri mu nda, cyane cyane nk'akitwa Toxoplasmosis cyangwa se Toxoplasma gondii, gashobora gutera uburwayi cyangwa se defects cyangwa se ubumuga ku mwana, cyangwa se neurological disorders ku mwana uri mu nda. Ya mafumbire tuba twarakoresheje duteka ibyo bintu cyangwa se imiti yagiye iterwa muri ibyo biribwa uriye bitogeje, bidakorewe isuku, ashobora gutera ibibazo ku mikurire y'umwana uri mu nda ndetse na nyuma yo kuvuka. Ikiribwa cya munani umugore utwite akwiye kwirinda no kugendera kure ni kafeyine cyangwa se coffee. Burya kafeyine ni ikinyobwa, cyo ntabwo ari ikiribwa, ariko byose bijya mu nda. Burya kunywa kafeyine nyinshi ku mugore utwite, burya bishobora kumutera ibibazo by'uburwayi nko kuba inda ye ishobora kuvamo, cyangwa se akabyara umwana ufite ibiro bike. Ubundi umugore utwite ntabwo akwiye kunywa kafeyine. Niba rwose adashobora no kuyireka, ni byiza ko yanywa nkeya ishoboka, ntarenze miligrama 200 ku munsi za kafeyine. Ni ukuvuga byibuze agakombe kamwe ka kafeyine ku munsi, ntakarenze kamwe gusa. Kafeyine rero burya kuyinywa itera gutera cyane k'umutima, ikazamura n'umuvuduko w'amaraso nabyo ukazamuka cyane. Ibyo bikaba bishobora kwangiza umwana uri mu nda, ndetse bikaba bishobora no gutuma ugira uburwayi nk'ubwitwa preeclampsia, aho umubyeyi agira ibibazo bya hypertension by'umuvuduko w'amaraso ukabije, bikamutera ibibazo ku mwana uri mu nda. Nanone burya kunywa kafeyine bishobora gutuma umwana uri mu nda avukana ibiro bike, cyangwa se agasa n'aho agwingiriye mu nda, byitwa restricted fetal growth. Cyane cyane bikaba bishobora gutuma kafeyine burya ishobora no kwinjira ikagera ku mwana binyuze muri placenta, ikaba bishobora gutera imikurire mibi y'umwana uri mu nda. Twavuze ko byibuze umugore utwite atagomba kurenza kafeyine ingana na miligrama 200 ku munsi, ugenekereje na agakombe kamwe gato ka kafeyine ku munsi. Ikiribwa cya 9 umugore utwite akwiye kwirinda no kugendera kure ni inzoga, nabwo ni ikinyobwa nacyo. Burya inzoga ni mbi ku mugore utwite, ndetse burya uko byagenda kose umugore utwite agoye kureka inzoga. Iyo umugore utwite yagiye anywa inzoga nyinshi, ashobora kubyara umwana ufite ikibazo cyitwa fetal alcohol syndrome cyangwa se FAS. Ni uburwayi cyangwa se ni ikibazo aho bishobora ni uruhurirane rw'ibibazo, aho umwana ashobora kugira ibibazo bijyanye n'imikurire cyangwa se nanone n'imikorere y'ubwonko bwe, cognitive disabilities. Fetal alcohol syndrome cyangwa se FAS, umwana avukana isura utamenya uburyo imeze cyangwa se imeze nabi, itameze neza. Face cyangwa se mu buryo agaragara bari deforme, atagaragara neza. Avukana ibibazo byo kuba afite ubwonko budakora neza, nanone avukana ibibazo by'imyitwarire itameze neza, cyangwa se akazakurana imyitwarire itameze neza, ukabona asa n'umwana utuzuye.
Nanone umwana inda ku mugore utwite mu gihe anywa inzoga nyinshi bishobora gutuma inda ye ivamo, cyangwa se nanone akaba ashobora kugira umwana agapfira mu nda mu gihe umugore anywa inzoga nyinshi mu gihe atwite. Ubundi ku mugore utwite ni byiza ko yakwinywera igikoma, icyayi gisanzwe cyangwa se amazi. Ikiribwa cya cumi umugore utwite akwiye kwirinda no kugendera kure ni ibiribwa byose biryoherera, cyangwa se bya biribwa biryoherera bikoze mu bintu biryoherera, cyangwa se byongerewemo isukari itari y'umwimerere, izi sukari zo mu nganda. Burya ibiribwa byose biryoherera cyane ku mugore utwite, burya ni byiza ko yabigabanya, dore ko abenshi usanga banabikunda, ariko burya ibiribwa byose byashizemo cyangwa se ibiribwa cyangwa se ibinyobwa byashizwemo isukari itari y'umwimerere, izi sukari zo mu nganda ntabwo ari nziza kuzirya ku mugore utwite. Ubundi hari diyabete yitwa gestational diabetes, ni diyabete umugore ashobora kurwara mu gihe atwite. Iyo rero urya bino biribwa by'amasukari menshi n'ibinyobwa bishobora kongera ibyago byinshi byo kurwara iyo diyabete iza mu gihe utwite. Iyo ni diyabete umugore nyine ashobora kugira mu gihe atwite, yabyara igakira, ariko bitavuze ko bitagira ingaruka mbi ku mwana mu gihe uyirwaye. Niyo mpamvu rero kubyirinda ari byo byiza cyane. Ku mugore utwite burya ni byiza ko yakwita ku mirire ye, akamenya ibiribwa akwiye kwirinda nk'ibi twakubwiye kuko byatera ikibazo ku mubiri we no ku mubiri w'umwana uri mu nda atwite. Nanone ni byiza kumenya ibiribwa bindi akwiye kurya, twanabikozeho ikiganiro kirambuye by'ibiribwa umugore utwite yashobora kurya bikamugiraho ingaruka nziza, nabyo wakireba ukanayishaka kuri channel ukakireba. Muri rusange rero ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment. Nanone hari icyo udasobanukiwe neza cyangwa se wifuza gusobanuza neza wabyandika aho ngaho hagenewe kujya kwandikwa comment, ari nabwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.